abanza rebe kuza kunerera muza pompaje ari gukora pompaje arunguruka hasi umugabo uramuzi umugabo uramuzi narebe hasi tandebera umugore wawe kuda niyo kwitera urebe cyukaza kwitera urebe hasi wakanuwe kakanura ayiteri gapigima 8 9 karaturika gapigi ntabwo mureba tujye tuganira sibyo kwenda gukobwa mujya ukavanga koko mana yanjye we hafite arengere nta kuboko nta munda nta mutwe nta mukandara wambaye boxers nari umusore urasiramuye rego se yabasiramuye sibi nibiki kajyane nikanagaruka ahantu kajyanye kanzu yanjye nikanagaruke kagende jyana kajyane induba gasuku nzovu tafu ariko ubundi abo bantu urabazi hari numwe munganya n'umubiri se jyana ariko tunganye ko ndibaze nabi reba nzovu nyine nawe urebe kubahutse sheri ukareba n'umukobwa wundi nawe akakubahuka kubigabo by'iki gihe urumva rero nkubwire uri kumva njyewe nakubwiye no kuba naguhaye umwanya wanjye tukicara hano suko nari naniwe kugenda ngo mbasange wihindutse ibyo nakubwiraga nakubwiye urumva wowe agenda ureba amafaranga umereze dufite gahunda yo gusohoka nimugoroba uwo ndatuza sheri ndatuza ibintu byo kuvuga ngo abanyamakuru se hari ikindi se baba kiba kibagenza ya ariko sheri ibintu nanamva neza abanyamakuru barasebanya noneho urisohokana gute byari byo bagenda bite byo birarangira gute asura saze wowe ntabwo byumva njyewe avuga barimo baraguhamagara buri kanya numvisha ngo nzovu yaguhamagaye numva ngo bahanye ngo niba bagasuku G-Tough nzovu sheri ibi ntabwo byumvikana abakunda kandi mubwiye ko ugiye kumpa amafaranga ariko mubwire nyine ashyira amafaranga yose dufite yashyireho yose Hello? How are you? I'm fine. How are you? Uko muvuga ibyongereza ibintu bari kukwiba ko bari okay mwavuze mu kinyarwanda hoze wane ni ibiki hello are you speaking Kinyarwanda? Ninde tuvugana? Ni Naomi Nisheri wa G-Tough. Byo bivuga neza abantu babyumve ko G-Tough ramuzi wa G-Tough. Oh, G-Tough, how to deal with G-Tough? Yeah. Mubwire amafaranga yose yashirireho kuri telefone yawe. Yose yashirireho manager yashira amafaranga yose. G-Tough? Yes. G-Tough ramufite yarambye miliyoni 3. Namufite miliyoni 3 ariko na offer ya banki yari yamwemeremo izindi 2 sinzi uko nimba zose ndazishyira. Yose. Okay. We do bank transfers or mobile money? No, speaking Kinyarwanda. We urimo kudutuka mu Kinyarwanda wowe. Bitubwire neza mu Cyongereza two. Sorry. Si umuntu washaka kumbuza umugati yavuze Ikinyarwanda. Ya, nakira amafaranga. Okay, be mubwira amazina yanjye yose kugira ngo bamwita Console. No. Console Naomi. Console Naomi. Naomi buretse gatoya nibeshya mfite abagore benshi shira kuri Naomi mugore nkunda ishimwe Naomi umva sheri mama wanjye aramamagaye nanjye papa wanjye araza kumamagara tube tumuretse mumuretse yeah. ikaze G-Tough kubona bamwita ngo G-Tough ndetse na Naomi ese musigaye mwakoze ubukwe tubimenye ntago ubukwe burakorwa ahubwo no kuvanga twebwe turimo turategura niki ibintu byose nimara gutungana uzajya kubona ubona ibintu birabaye ibintu biratunganye kabisa ahubwo muzutungurwa mugiye kubona uvuga ngo Tough na Naomi twatumiye mu gikwe cyacu hahiye ese umwana umuntu ndi kubona uri imbere yanyu toka satani kakano kaje gatetse kanuna gukazi reka mbona nazo ukuntu bimeze G-Tough we ese ni kakana kanzovu usega kanu kaje gati natwegeye reka umva nuna dukore reka we na gapigi uri gomba nuri kureba umuntu aragira gutyo umuntu akagigira wazo kajya kozana ndebera we reba ukuna kaba kihurujera ndebera abakihuruje arihuruza kubi ariko G-Tough none Naomi ariko none amakuru nari ndi kumva naga ari ibihuha musigaye mwibanira se na Naomi se wowe reka
tugutwikushye oya tugutwikushye wowe Kano kavuye mu ntoki. hasi ubundi watuviye mu ifoto wa kanu Eh, watuvire mu ifoto abavire mu ifoto gute se? we utanamukoraho utanamukoraho Utanamukoraho? ngiye naraye amajoro nirirwa amajoro ndagigira notangiye kubona nsohokanye bebe wanjye Nyamara utangiye ndi gusara ngo kubona umwana agapigi mari, utanamukoraho ariko- utanamwegera Sorry. utanamwegera utanamwegera wowe utanamwegera wa kantu utanagira umubebe Ase toka Jita uri toka kubona umuntu atameze nka papa we. Eh? Urabi- akantu wagira ngo kavukana nzovu Iba kandi ari umwana we. Kwenda Nakana. usenge shaka kukigira umubebe wanjye urashaka kungoza isoni wa kantu we urashaka kungoza isoni hafi hafi None se yewe nta hafi mwamuretse buretse nawe karaye. ahubwo abantu abasekirite baje bakanabara aka kantu niko abasekirite banabaye manu ukuvuga ngo twebwe nyuma yo gukatira nkakatira mvuga ngo njyewe ngo nta cyana nshaka ngo na bebe ngo nabona ngo sinzi bebe naramanutse ubwo nenge ahantu nenge guhaha hano zahera hano iyo zone nibagiwe ukuntu bahita muri Amazon Amazon. ya ngiye guhahayo ubwo ngo bebe turahuye Uretse gatoya Jita. Amazon niho. none ngiye guhahira ya ubwo noneho tuba turahuye tumaze guhura turaganira Muri Amazon nyine. muri Amazon turaganira hanyuma musaba ko nyine twazagira icyo dukora nyine turi imbere ya kamera arambwira ati ngiye nikigera ngewe nzabikwemerera arambwira ngo agiye kubisaba onkire wiwe arabimusaba onkire wiwe yamuhaye igisubizo arambwira ati nzaguha igihe kingana n'imyaka 2 kugira mbe ngwaye igisubizo ubu tuvugana uyu munsi nimugoroba nibwo yamubwira ati ngo genda urebe uwo muhungu turebe ibyari byo Muri byari byo. ya Ko mbona yitonze cyane se man. None se Nibico muhaye ko tumenyereye kuri aje bebe Kano nukuvuga kanya ngo arahindutse. abo ngubu urabona umugabo ahindura umugore man umugore iyo mubanye mu rugo mbwa ati bebe ure wowe wowe ugomba kumenya ko ndi umugabo nyine akagenda nyine urumva icyubahiro cy'umugabo harajya uhorana niba ari kumwe na Cherise urumva yazana by'ubusazi kandi turi kumwe ya niyo mpamvu agomba kwitonda nanakananyereka ko yanarezwe rego ya Rega nta kindi kiri gutuma nitonda. Uyu mwana undi iruhande. ako se uruhinja ubundi rwaje rute Ntago mbizi. niba ari Muri kubona ari uruhinja se? niba ari uruhinja niba ari umugabo niba ari umwana ngiye byananshanze ariko ubu ngubu Yaje sinzi ibintu bazazi azaye kihuruza. ibiki reka Umugabo wande se? Umugabo wande wowe ufite umugore. ndamufite nyine reka uwo mugore wawe ngubu koko waragiye uramusaba uramurongora murabana cyangwa ni bya bindi by'iki naramukoye Ubwo arabizi. yamenya barongora bateze Ari kubyumva se ubwo buri. ubundi se wamagana ijambo kurongora ni Kandi yaragutwaye cyane se Jita buriya mugani wowe. kurongora Ntabwo bivuga gute mu tuvugisha ukuri Kinyarwanda? urashakaga rata gukora kuki? Ko udakoraho nashakaga gukora udakoraho umunyisha. vuga utamukoraho rega ndabona ari mwiza rega nyine ni wenda mwiza ariko wenda ntumukoreho unyice ariko n'ukuri ndagukubita wakana ndagukubita wenda unyice seri ndagukubita Umudamu wowe ntakazi kwihagararaho ntiyakwihagararaho. Ni ngombwa ngo umurinde nk'inuzi. ngomba kurinda Umva umugore nkubwire ntago uzi uburyo twahuye. Yego. Ntuzi ibyo tugenderaho. Ndabyumva, ibyo ndabyumva. Witonde. Agomba kundwaniraho ndi hose. umva nubwo yaba ari mu mvura njye namubera umutaka nta soni njye mubebe Uzi ibintu namukoma nabeshya Amazon iwacu? no tangiye Uzi ibintu gusara nabeshya iwacu ukuntu bingana. Nababwiye ngo hari ahantu bantumiye ngomba kujya bakama amafaranga ngo 50 bakantegera itike yo kunzana no kungarura. Urumva? Noneho birangira banyemereye. None bibaze bagiye kubona akabona nk'ifoto yanjye naje guhura n'aka kantu. yewe bana we ndamukora wakanu ndagukubita Ntago wakihangana nawe akaba umuntu nk'abandi. buretse gato Najya gushaka ibyo kuva ngo umuntu nk'abandi Oya. ndagukubita wakanu Aze yicare hano se nibyo ushaka. ahubwo kicira hano uzi n'ikindi bashiramo indeme hagati. utongera kumukoraho ahubwo namukwambura utongera ndamukwambura ahubwo utongera namukwambura kumukora wakanu Ahubwo utongera kumubona namukwambura. kumugore cyangwa ngo ukubite ubibone Uzi ko suri buntware kubera ukoresheje imbaraga zawe. yegura Oya ntabwo koresha. imbaraga zikora Ntabwo abantu Jita. Jita buretse gato Jita vuga rukano gatoya. Uko byasa kose ibyo wakoresheje
nawe ashobora kuvuga ati nanjye se ko nanjye nabibona nk'imitoma wakoresheje ashobora nawe kuyikoresha ugasanga yabona uza amajoro naye muri Amazon itarahaze muri Amazon azana iba ubundi njya guhura na Gitaf uretse ko njye mwita sheri njye nyita sheri wanjye njye nyita sheri rata njya guhura na Gitaf numvishe izina Gitaf nari nzi ko bro gusa nyine nabyo nari binarashimye niwe wanjye sheri wanzovu kankura ku musheri udakoraho nukora avriko ndagufata inyuma umva uyu no mwana mubanze mu bwagere uyu mwana cyangwa se abantu babasekite baza bajyana akakantu cyangwa amabonse wariteri buretse gato uyu no mwana banze ajye kwiborosa we bouncer amabonse anasafita akakantu we bouncer afata akakantu gatendeki njyari kunkomeza mani we mukinga we mukanyicira ako kantu kajya kakaje gato kunjana umugore wa kanuwe ngiye ndongora ijoro n'amanywa noze uje kunjana umugore wowe turamukuye muri Amazon muri Amazon ese tugatendeke abasekite baza bakajyana ngiye muri Amazon karongeye wa kanuwe kanu ni kanyurwa barakica n'amajo twatwariraye wowe muri Amazon urahazi utongera kumukoraho security umuntu mwegere nundi munsi one day nundi munsi gapigi masubira mu ntuzi yawe yakwica mu ntebe sometime aze gapigima akora ikintu atavuga we bouncer mwemereye miliyoni 3 ugenda baguha ikintu cyo kunywa hariya mu kukonsoma kunywa gusa nuyatana turaserera kunywa genda unywe gapigi uremeye no naragiye ndabona narigenje ndagasa umva niyo najya mu ruzi oya njye ku mugore wanjye twanaserera wowe boza amajomo nabararaye umva mbabwire usiko niyo najya mu mazi reka nkubwize ukuri ntago nawe nzi ko ndi bunarohame yes warohama ute yego ufite umugabo gukunda ntago narohama icyo wakoresheje kugira ngo akwemere njye cyo nakoresheje imitoma 5 wamubwiye kugira imitoma 5 mwegere neza umukubita iyo mitoma tubyumva kugira abantu bamenye koko ibyo bintu ari byo ibyo bintu wakwana chérie uzibura umaye nk'umwanya nyine tukibanira tukajya nko wenda tubinyimo umaye wenda tuvuge umaye kapigima none tuvuge umaye nk'umwanya tukakundana sibyo chérie ngiye cyo nazagukorera cyambere nazagukunda ngakurwanirira muzuba ngakurwanirira mu mvura ngakurwanirira ngakubera umutaka none ikindi kintu cyaba kiyongeyeho wazanyemera nyene nyuma ibyo bintu byose tukazakorana ubukwe twahita dukora ubukwe nonaha koko yes ubukwe byatuma abagabo barimo baragwiga buri munsi nabo ngufashe bugwate nyine ngabo ngufashe hakiri kare narangiza kinini n'ubundi nzaba nihangana ahubwo banze utegure neza ubu banze ushaka amafaranga ariko ufite ubwoba ko kantu kagiye kugukoraho ufite ubwoba ndabona kagufite gahunda kuza kutuvangira gusa reba utangiye kumbwira uko ariko mfite inzu mfite inzu nyine urumva mfite n'amafaranga iki ngiki ni igisinzi kinywa itabi n'inzoga njyewe mfite inzu mfite imodoka cyo nta n'ikintu gifite usibye ko ari igisinzi mfite ngese mba nayihaye umushoferi nta muntu utanga konaki ndayifite nyine wiza kumfera mani reka ahubwo sheri umuntu nakongoza ahubwo uyu muntu n'umutubuzi reka nkubwire icyo ushaka cyose urumva avya utamukora mubwire utamukoraho mubwire utamukoraho ngaho nonanga mbanza ngurira icyo kunywa nabona n'ijana aragiye kagiye kuguza muri mobile money ndashaka kunywa mo kashi nitakuguriza urashye shaka kunywa ndashonje oya nibari utanamukoraho nibari nibyo ngibyo njye baza kunekera imitwe se ntabwo
Kapejema wowe urabona njye mfi ariko wowe uraza arazana ubw'ubugambo oya yarimo kuzana ubw'ubugambo gusa mara twitwa mara kugira ngo umwana kwemere Kapejema wowe nkubwize no kuri bisaba kuba warize bisaba kuba nta bitoma ntaki karaho karasamye yes umuntu wasuhagaze uri yes nta bikorwa ndamwegera sinjya mwegera umva nanjye sinjya mwegera wigerageza kumunyegera umugore hari ikintu wamburana ku buryo tutagira nta mubiri nta mafaranga nta karaho karasamye abantu bagufi bose bajya bahura n'ikibazo cyo kwirata ari uyu n'uyu ndusha umubiri reba pinya mfite reka kuramo ino nuza ndebe ko hari yewe we rebo ngo kuramo turebe banza unyereke n'igituza basi cyawe none se uranyere kugiye kunyosa wanyeretse neza wanze turebe kiriya gituza cyane ese ubundi gutabi ko ndebe ufunguye reka twereke ngoyo Kapejema reka twereke we kuramo turebe yafite n'isoni urabona nahagaze ntabwo nturi kwiyaminiya nahagaze yewe urahagarara ese kuraho reka turebe ase kagiye kumbona nese ajya kuyamburira inyuma bega kano oya ariko se ukanyereka reka guteze ni kwaka reka uzurebe Kapejema Kapejema yamaze kwitereka oya reka ngwino umwereke shaka vayo umwereke shaka ndagowe rebe toza sha naho babuze rebe tuza sha naho babuze chere uyu mugabo umwemeye nahita niyahura Kapejema sha tunicaye n'ubiri umbabari ndebera ndebera Kapejema sha cyane style ndebera reba ibonsa we reba hari umugabo hari reba ifoto reba Kapejema gaho reba yarumye reba aba we sheri nawe utambwira ko ugiye kumwihakana yarumye ntabwo yuwe rwose nanjye ndi sinakukubeshya pe bimubwira umureba nono yagenda ujya kwikaraga haranuze kunyikaraga imbere Kapejema bimubwira umureba ndebera we bimubwira umureba Kapejema oya ntabwo mureba tujye tuganira sibyo kwenda abakobwa mujya ukavanga koko mana yanjye we hafi utarengere ko mujya mvanga abakobwa n'iki ubu akantu kuko wakemera ari wowe shareka nkubwire niba bafite amafaranga wapi ukajya gukigira akantu nkaka niba ari kituza hagaze niba ituza hagaze nta kuboko nta munda nta mutwe nta mukandara wambaye boxers reba urasiramuye rego se yabasiramuye nakarakara nase umuntu udasiramuye akaba atambara na boxer ubwo urumva we ntabwo bwawe ngenda nagukarabye nagukarabye pe uramukarabye atere pompage 10 hano ubireba wowe nazi mwere ziteraho ngaho shaka Kapejema igira hano imbere ye sha imbere y'umukobwa sha banza rebe kuza kunerera nuza pompage ari gukora pompage arunguruka hasi umugabo uramuze narebe hasi sandebera umugore wawe kuda kwitera urebe kwikaza kwitera urebe hasi wakanuwe kakanura ayitere Kapejema 8 9 karaturika mamagana ambirasi we mamagana ambirasi karaturitse akantu karahiye karatukomeye ngo uranyemeje yewe we ayiwe biramwishe Kapejema vayo aragiye Kapejema cyakoze yaragiye kuzana tayi Kapejema afite ikintu biti buko waribonye nta kuboko nta n'ukuguru burangiye se no kukosha Kapejema duturanye njye najya nizeye ko atashuka umugore wanjye ngo ace inyuma kuko nawe ntabwo yamwemera reka Kapejema yego shaka uramutse umwujije isoni nkasanga uramukobwa yakugigije ese ubu ngewe urabona ndi bisesa ababoye nafata imodoka nkafata n'ibintu byose nkagenda ngiye nkiyahura nkigira mu ruzi nkavani kumva nyine wowe nkwibwirire cyeka nk'umuntu ugiye ngewe kuba narakwemereye ko dukundana yego humura ariko nawe komeze manure kuri biceri sibyo reka maze iyo nkuru urabizi ko siyo musi nagiye kwivuza ubu negereje kuzajya kubana na Dr. Umvura inkorora inkorora se n'iki umva se
utaneza shire wanjye kandi azi ko ndi muzima kuko ubu inkuru yanjye kari ubwo nzima arakuzi kuri kumubwira ngo ntakuneze urumva shire wanjye urugiye kumbwira ngo ngo bizagenda bite amana ari amafaranga wamaye ubundi yari ayawe ari amafaranga n'ayanjye narayakoreye ahubwo ubu kintu ugiye gukora ni ikintu kimwe ngiye kongera urukundo nongere keya mangane nura muhungu wa nzovu mangane nawe nagazigira kuntwara nese uko nkunda kwambara neza no gusa neza uzajya ubikora shire gusa neza gusa ngenzi nanakwemera nkanakwibira ariko ukabaho neza nkunda gusa neza pe nanjye nzabigukorera konti yo kuburi kunoza yawe ariko none shasaro yagutunganyije ariko Imana yakoma yabonaga ko ari we wanjye we sheri kuzuke amafaranga wamaye nibyo nahise njya kuyakoresha ariko kubera ko mfite ikindi kibazo ndashaka urashaka ngo kubigenza guteze nyine mfite ikindi kibazo nshaka kuza kungurira ndashaka kuza guhindura inkweto nimugoroba nshaka gusohoka nshaka gusohoka nkabasohoka kandi nambaye neza hari kanzu ushaka kugura noneho itari ndende itaratse hasi y'umweru n'udukweto tw'umutuku ntukajya uvunika shiri wanjye ngenda gufite ko nkufite byose mbafite amafaranga ngiye nkufitiye mbafite amazu ageretse kuba nkufitiye mfite amamodoka kuba nkufitiye za kampani shiri wanjye ku kintu kijyanye no kwambara kujya neza gukora neza ngiye nzemera nkwibire kugira ngo nanjye ubeho neza kugira ngo mangane n'iyi nzovu ngiye ntabwo nakwemera ko iyi nzovu iza kuko none shiri wanjye uyu wenyine ujye umenya ko hari abandi benshi baba bari kunisha umutwe yego kandi reka nkubwire nimugoroba nyine se uza kubona namukora uyu munsi wambaye neza cyane rwose dore uze kugerageza kure nyine nawe ukora ibyo ngibyo nakubwiye ndabikora ariko nanjye umunsi none uyu munsi iri joro ugerageza no sinzira umva shaka kwisohokana urumva uri wenyine se toka sheri icyo kwisohokana umva nyine nkubwire tuza nkubwire njye nshaka kwisohokana uri kumva kubera ko nkumbuye gusohoka ahantu heza urumva narangiza nkicara kuri table yanjye nyine nkatumiza icyo kunywa n'icyo kurya nyine nka sinapinga nambaye neza kuvumbye ko numva nangiye kubyibuha umva ndabyemeye urabikora ndabyemeye ahubwo nahajya birasaba icyo kugira ngo uze gusohoka nakubwiye nshaka kugura ikanzu y'umweru itaratse hasi kakamini nagura n'inkweto z'umutuku zitari ifite taro ndende noneho hari ukuntu ukora nyine ariko amaherena ndayafite hari biju akabiju naguze nzashiraho nanze kwambara amabiju hano kubera narindi kugenda nirukana yego none ubwo biju ukeneye za biju ukeneye utuboro two kwambara ku maboko oya ndashaka kuza iyo kanzu kubera ko hari ukuntu ufite akasengeri hano kuki kandi ari y'umweru nshaka kwambara kakandi kaba kari hano ako se aka kantu wakashizeho ibyara kagatatu aka kantu tatu wakaka ndagukubise wese ushobora kumenera hasi telefone ukambona ntugire ngo nuko nitonze kareke kunukira ibyuya bibinyoko mani zebra uriya wamuguriye inzoga zo gukora ikintu wamubwiye ngo aze ajye kuraho kano kantu kareke we mani abasekirite baje bakadufasha kugira ngo mbone uko nikigirira mani ngiye ndimo ndakigira we sekirite waje ugatende ku muntu mbabarira genda wese azatwara umuntu mva imbere umwana ari kunyoteraho we genda mva imbere ariko we sekirite mudufashe ndimo ndakigirana umwana agiye muri mudu ushaka uko nakakanu gatendeka kajyane nikanagaruka ahantu kajyanye ikanzu yanjye nikanagaruke kagende jyana kajyane induba ko kantu nta soni rata sheri ese bera ni ibiki ubundi sinzi nuko bakanyweye noneho be ubwo ni ukuvangwa rero nzovu ko adateye kuriya nzovu ko adateye kuriya yego mana nagenda Kigali nkumirwa iwe aranyomeje atereta arwana ni ukuvango ibyo ndabyemeye ariko ari ahantu ndi bujye kuguza amafaranga muri beka kubera ko nyine wanyemereye ko nawe ukemere ko uri busohoke muri beka banyemereye ko miliyoni 300
ngiye kuziguha uzisohokane ubwo ya mafaranga twayakubakisha ahantu ndemera nawe n'inyaguhe uyasohokana ugenda usohoka tuzaba twubaka chere wanjye bitewe nuko ngiye mba ngukunda ibintu byo kubaka tuzaba tubikora ikindi gihe ariko mu buryo ugenda usohoke nyine use neza icyambere urumva ngiye nisa neza ano mafaranga azaza nicyo kintu nyeneye chere ibyo kubaka bihagarara iyo nkubwiye n'ijambo ryiza nuko nsuza mu ntoki nkora ndiji nese urabona ndiji none se nyine njye ngukoraho nyine ngukubita wowe uramara kunyemera amafaranga ndabura kugushimira ngo ubyishimye enjoyinge ukaza ugira ukoreshwa ibintu byo nese najya ngukora nyine jya romantique cyega nimasha kujya kubyiga mu ishuri ntabwo uzi ukuntu ba romantique baba bameze si ni ibiki none kuba romantique ndikubwira umbwiye ko ugiye gufata amafaranga miliyoni 3 kazimereza nkaza gusohoka nimugoroba ngewe ndi kugira ngo ushimire basi nkwe n'akabizu ubu ukazana ibitoki bozi wowe uzajya uba romantique nyine ugize none se akabizu namenya basomana gute ntabwo ngera ibyo nanabizi kubwo uzajya umpa amafaranga gusa mundi nsohoke ubwo nzangwa amafaranga ibintu byo gusohokana wisohokane wijyane ibintu byo kuvangiye ngo nagusomye ntabwo namenye ukuntu basomana nta nubwo byo nese n'ubundi amasaha agiye kugenda ubundi waretse nkahita njya gushopinga mu mujyi kano kanya se nese ishuri agenda n'ikintu marankora ireba ngubu kuva bwa cyane nafate nashyira mu nda nese ninjye uhaha urumva nayimazemo nimvuye mu kazi n'iki sha umva nanjye ndarushye pe ubwo no kuvanga ugiye gusohokana n'akantu usigiye ushobora kuza akagutekera nisi utuze kubwira umukozi aza kubikora sheri kandi ngiye nagushatse umukozi aze ngiye umukozi binatetse birambangamira please ndabijya nkumva birabishye okay kangurangira umukozi uzi guteka ibiryo biryoshye ndamufite nyine ari umushuti wanjye ndaje muhamagare mubwira nimero yiwe aze nyine aho kateka kinyamwuga nyine kwa kundi nyine ababikoze byari nk'umuntu wabyize mbeze yes yarabyize pe arabizi neza aranandusha ari ibintu bayibagirire mu musabye 300 ngiye kuyakora kuri banki ya Nyabuhereza nakubwiye miliyoni 3 ngiye kuziguha none no kutsigo navuga ati umugabo wanjye amaye amafaranga yo kujya kwisohokana reka none nsigana namutekeye nanjye nsigane ndavuga ni umugore wanjye ubu sinajyaga ngukoraho mbere ubu usigaye nenya no kugukoraho najyaga nkwegera ngagukora none nabyo usigaye mbitinya ariko nsushira ubundi ubwo ese kare ugenda ucika intege nzaho ziri gucikira ubundi cyangwa nawe usegora kwa Buriyani n'ubundi nubinkora nzagenda oya sheri ntago nabigukora ahubwo ikintu ugiye gukora ngiye kugerageza kongera imbaraga nk'umugabo yewe nutongera kuzajya umpa amafaranga ukambeshya isaha ngo saa 9 nkabona saa 3 zirageze nkiri kuguhamagara yana njyewe ntago ngo azabare njyewe ntago byavamo sheri urabizi Brianna dukozeho pe ariko nacyo icyo nsaba nzacyo gukorera nk'umugabo Nese Brianna atanga amafaranga basi Brianna agatanga amafaranga ariko mba nibaza nyine impamvu ahantu sohose ibintu kabe bigiye kwangirika reba abana reba iki byose ese ko ndi busohoke nambaye nk'abakobwa nagenda nambaye nk'abahungu urusohoka wambaye nk'abakobwa ngaho tekereza kandi uruwa wakabaye usohoka wambaye nk'abagore umugore abajya afite ukuntu yambara n'umugabo ntakagira ukuntu nako n'umukobwa akagira ukuntu yambara ofete ubwo bamuhamagaye uzari bande wowe shako namwe mwagiye abanyamakuru mwabaye mute nisi abagwamo mbona nta kintu bivuga kata sheri mwimurere uyu nguyu nyine n'umuntu umamagara dukorana ku kazi cyangwa ashaka kuduteranya nyine no dukorana ku kazi kuko harimo filme fone yanjye ifiteho filme ntabwo abasha kubireba sinema ndabibona ko ndabira message irimo kuvuga ngo uze kumureba saa 9 message Nicole bari kumamagara nawe no ku kazi se ko nawe nukite ku bintu hajya icyo kibazo cyo gusohoka njyewe ndi hano urumva nabuze aho ngomba kujya najya kubwira ayo magambo meza abandi bantu okay sheri nta kibazo ndabyemeye amafaranga yo kuha aho ku umukozi nyine unekera uze guteka neza kinyamwuga uze kumwohereza ariko uko nagenzereza nyine uraza kuba wisohokanye ubwo ndaza kubona ugarutse shaka ukazi bari kumamagara mana yanjye ntabwo umuntu warubizi ko mbere yo kano kanya mumenye hashize kingana gute mumenye hashize amasaha 3 wa munyamakuru wereka nkubwire agiye guhita gukuramo urivanga mu byacura bigwamo none ari kugusaba amafaranga yego Yesu uya isaha imwe ibingana n'igihe kingana n'umwaka isaha ya kabiri ingana n'igihe kingana n'imyaka 2 isaha ya gatatu ingana n'igihe kingana n'imyaka 3 nukuvango rero ngiye nitewe n'ukuntu mukunda nanakwemera ngana n'amajoro nanakwemera ngigenze nambaye ibirenge hako nawe nawe akaba ameze neza
byoroshye ko nari n'umugore wanjye ntabwo ndi kubatandukanya ahubwo nari nkubajije Ngo- miliyoni 3 ndi kumva ariko kwaka z'amasaha 3 ubwo yakoze iki kugira ngo ajye kwaka ayo mafaranga arankunda abanyamakuru arankunda barasaze je niba nkunda ngiye ngo ubundi ibintu bibaho byose je niba Arazishakira iki nkunda ese wa mugari nk'ibyo bubije muti amafaranga arazishakira ntayanjye ngiye naraye amajoro nyakorera niyo mpamvu mbakubwira ngo ibi bintu bubije muti abo ngabo ko aribo nabo banaroga wowe wanaroga nuko telefone Yanaroga radi. yanaroga pe hashize ushaka iminsi, kwinjira mu buzima numvaga bwacu ari kumwe n'uwo bita Nzovu. ndi kwiganira na sheri wanjye Nzovu- ashaka Nzovu kumenya uramuzi, amakuru uramuzi. ngo ari kumwe ngo na nsovu Yego, yego. byari mu kwa kangahe So uvuze ko mumaranye amasaha 3 Naomi karame sheri ose reka nkubwire uri kumva uriya cyane njye ugomba kunyumva bita Kasuku no uko ego he Kasuku Nzovu nzovu tafu ariko ubundi abo bantu urabazi hari n'umwe munganya n'umubiri se ya nawe kutunganye ko ndibaze nawe reba nzovu reba nzovu nyine nawe umurebe kubahutse sheri Ndamuzi ukareba nyine, nawe n'umwana kuba uramuzi. yundi nawe akakubahuka ku bigabo by'iki gihe urumva rero nkubwire uri kumva njyewe nakubwiye no kuba naguhaye umwanya wanjye tukicara hano si uko nari naniwe kugenda ngo mbasange kwihindutse ibyo nakubwiraga nakubwiye urumva wowe genda urebe amafaranga umereze dufite gahunda yo gusohoka nimugoroba nkozo ndatuza sheri ndatuza ibintu byo kuvuga ngo abanyamakuru se hari ikindi se baba kiba kibagenza ya ariko sheri ibintu nanamva neza abanyamakuru barasebanya noneho urisohokana gute byari byo bagenda biti byo birarangira gute ese urasaze wowe ntabwo byumva njyewe None abo bagabo urasaze. barimo baraguhamagara buri kanya numvisha ngo nzovu yaguhamagaye Okay. numva ngo hajya ngo ni ba Kasuku Gasuku Gasuku Gitafu nzovu sheri ibi bintu ntabwo byumvikana sheri ntabwo ibintu byumvikana ntabwo byumvikana oya wirakara ariko byumvikana, sheri wanjye. tuza Uwo nzovu. wirakara ariko Ndatuje, ntiyumva abahetazi ndatuje, sheri, ndatuje. abahetazi uri kubumvira iki wakumvisha njyewe nkora ku mutima pe none se ubundi washakaga kupfana uzi ukuntu ino ntuzi ari iy'abasitari uzi ukuntu ari oji yego ese ntabwo urenze ko wabaye n'amaherena udahera gusinzira se jita sheri wari urushye njye kugukorera masaje urarushye ndabyibutse nzovu yaje ate mu buzima bwawe njye ibi ntabwo byumvikana uri ntabwo kurota, byumvikana ntabwo wabaye iki? byumvikana ibi bintu ntabwo byumva neza Umeze nzovu neza? na Gitafu byagenze bite sheri uramo nko kongeraho gatuza nakongera nkabyibuka ngo njya gahaguruka be uri kubabaraye ndimo ndatuje sheri ndatuje pe umva nkubwire sheri ako nzovu iyo nzovu igiye kunsenyera nubuzi n'ikindi ugiye kugira ute ubundi nzovu uri kuvuga nta n'uwo nzi nzovu nawe nzi ahubwo wowe uramuzi ese ubundi konge nibaza iyo umukobwa n'umuhungu bagihura bwa mbere murahura mukabwirana mukabazanya amazina ibiki wamubajije izina rye uzi amazina ye amazina ye ahubwo se yanjye warayazi amazina ye urayazi ko iyo abantu bagihura bwa mbere aho aturuka urahazi hajya sheri bakwita hajya sheri kuko ari amafaranga nyine bakwita gute amazina yawe nitwa sheri wawe sheri wanjye none se sheri wanjye ni sheri yumva sheri ijana sheri izina ryawe populaire ni ukuvuga ngo sheri wowe uza gushaka kunyita ndi njyewe se nyine ahubwo wakaba mbwira amazina yawe urebe nk'igihe tumara imyaka 3 dukundana naza amazina yawe ubundi wumva adafite ikibazo mumaranye amasaha 3 amasaha 3 twavunjemo imyaka 3 ese she kuvuga nabi sheri njyewe kuba baragwa barimo barakubwikira njye birimo birampabaza ibintu byose mba nabiguhaye ukajya muri za make up ndetse ngukuriraho kano kantu ndatuje sheri ndatuje ko kari kagiye kukuruma sheri nkwemereye $500,000 y'amafaranga arara kwanuza kwa gasasiro zo kujya nimugoroba yaguhe amazina y'abantu b'umukecuru y'umukomisiyoneri nawe nka $30,000,000 nawe zo kugenda ndetse ndagenda mvuga ngo umubwire ko umugabo wawe nyine umugabo yasizeyo nayo ugenda usheri kunkoraho byonyine bitanuza buraza no wamanema nimero yabo se nkabaza kubahamagara cyangwa nkoreshe fone yawe mbahamagare mbabwire baze kugera kuzana
uko hari amafaranga nyine yawe washakaga kwishyura. amafaranga ubabwire uko ari Reka tubikore nonaha tubahamagare. nimero ahubwo reka mubwire umubare w'ibanganje amafaranga mfite kuri telefone Fone siri he? uyakureho sheri nkoraho sheri Fone iri hehe se? nkoraho telefone yanjye ntibayinyibye Fone nyine wayishyize hehe? sheri telefone yanjye ntibayinyibye akira muhamagara Ntabwo ari iyo fone yiwe. Afite fone 15. nta nubwo ari kureba telefone yanjye akira fone Urarushye? sheri njye sheri wanjye yankozeho ndasinzira hamagara reka hamagara wavuga n'uwo muntu kugira ngo ubyizere neza koko Reka muhamagara duha sheri amafaranga. ndekura kugira ngo ngire imbaraga Oya sheri kabanze baduhamagare ariko baduha amafaranga. mamagare Kabanze bahamagare baduha amafaranga. yego Wayasize mu gafone gato se ya fone yawe iri hehe? sheri reka ngo umubare w'ibanga amafaranga yose mfite ndayaguhaye kunkoraho byonyine byose ndayaguhaye Iyi niyo nimero ye. Ese zana tumuhamagare. nimero ya telefone yanjye ko nayibuze Mereza za nimero nyine muhamagare uwo muntu. nimero sheri nimero Eh. ako benge Fone ngiyi. Dore ngiyi. Ni mu gatoya cyane nini. mu gato nta kibazo Ngaho mbwira nimero nyine tumuhamagare nimubwira nimero tumuhamagare. ni 079 Nimero 079 079. ako sheri y'unkozeho ko mba umusinzi 80 Oya tuza ariko ubanza utuze utambwira nimero itari yo. aho unkozeho ndatoza sheri aho mbaye muzima Ngaho mbwira no. 078 Yego. 80 80 14 14. nizo ngizo sheri Okay. Muhamagare mubwire ngo iki? mubwire ko afite Kamushyira umugabo ugukunda umugabo ukunda kandi umubwiye ko ugiye kumpa amafaranga ariko. yego mubwire nyine ashyira amafaranga yose dufite yashyireho yose Hello? How are you? I'm fine. How are you? uko muvuga ibyongereza ibintu bari kukwiba ko bari Okay. mwavuze mu kinyarwanda Who's what? koze wane ni ibiki Hello? I Are you speaking Kinyarwanda? Ninde tuvugana? Ni Naomi ni sheri wa Gitav byo bivuga neza abantu Ni sheri wa Gitav Ramuzi. wa Gitav Oh, Gitav. How to deal with Gitav? Yeah. What's up? Yeah. Ameze neza? Yes, ameze neza twari turi kumwe ahantu twari twagiye. Twagiye gusura abavandimwe biwe kwa papa we hari ahantu bagize nyine akarori yarambwiye ngo uhamagare hari amafaranga wari umufitiye nagameze neza nyine yagira ngo umereze amafaranga mugire ashaka kwishyura fagitire ndikumva muri benshi amafaranga yose kandi ubwa ko turi muri famiye kwa papa we mubwire amafaranga yose yashyireho kuri telefone yawe yose yashyireho manager shyira amafaranga yose yes shyira amafaranga yose yashyire ku mugore yose ni Gitafu ntabwo ndi kukubeshya ni Gitafu Give me n'ibiki mbabarira uvuga ikinyarwanda please I mean nari nkubwiye Gitafu umuntu ongera ngo shere menya ndibite ese we ubundi kuri kugorana waduhaye amafaranga okay Gitafu mufitiye yarambwiye miliyoni 3 namufitiye miliyoni 3 ariko na offer ya banki yari yamwemereyemo izindi 2 sinzi uko nimba zose ndazishyira yose yashira sheri Naomi mugore nkunda jafite mugore nkunda cyane mushyira amafaranga yose ngende muzungu mushyira amafaranga okay we do bank transfers or mobile money no speaking we no kudutuka mu kinyarwanda wowe bitubwire neza mu cyongereza two sorry si umuntu washaka kumbuza umugati yavuze ikinyarwanda nashyira amafaranga turakora bank transfer cyangwa ni mobile money mobile money kuri telefone yanjye amafaranga ashyira kuri mobile money yashyira ku mugore wa babashara wanjye okay be mubwira amazina yanjye amazina bamwita console Naomi buretse gatoya nibeshya mfite abagore benshi shyira kuri Naomi mugore nkunda ishimwe Naomi
Okay. Shira kuri Shimwe Naomi. Kuri iyi nimero. Shimwe. yes iyi ngiyi Okay. Yes. nikohereze cyangwa n'ubundi wayikopi ikoyohereza Okay, wait. We are doing the transfer, right? Ariko wavuze ibinyarwanda wavuze wowe. ikinyarwanda usinzi bagiye Ikinyarwanda. guteka imitwe Eh? what's up We are doing transfer right now. okay bagiye kuyanyohereza Bikore vuba mugore nkunda bagwa amafaranga. baba bakuririye sheri munoze uziko muke. nshonje Urushonje. ndumva nshaka Masiriferi ari akantu ngo koroshye. bagwe amakoko bagwe n'inyama. oya nshaka kurya akantu koroshye nyine ndashonje Bakukoreshereze mureti. Mureti bagwe mureti mugore nkunda bagwe mureti mugore nkunda amafaranga byose Okay. ni ibyawe. Bagwe bazane bagwe. n'agafanta gatoya ka oranje Ya. wa museriveri ari hera Arihe ngo umugore wanjye abone ibyo kurya. ngaba mu mureti n'agafanta gatoya ka oranje Agafata ka oranje. Naomi umeze neza sheri. Amafaranga baguhaye kuri telefone. Baguhaye. maybe Hanyuma ufite gahunda yo kuza kwisohokana Naomi. yego mfite bari bameneye ibi Baba. we si ariko jita faragura sha uyu mugabo wa mukweno none uwo jita furo thank you Yeah, it's your. Ko tutazi ibintu turi mu rugo ukabikora turi mu kabari ongera mu sheri rega wanshimishije wow amafaranga baguye reka ndebe buriya amafaranga babyita balance umva sheri mama wanjye yarampamagaye nanjye papa wanjye araza kumpamagara tube tumuretse mumuretse ya ngo nawe ngo nawe kwikurugutura akoze ko babazaniye ibyo kurya nkaba mbona mutabirya mwibereye mu bintu ariko by'amapeti abanyamakuru niba muba mushonje mwajye mwihanganana twe ibyacu tubijyana gake abakobwa b'iki gihe fantasi iri he baguye n'amafanta ugiye sheri wanjye amafanta baguye sister fasha sheri harya yitwa sister we amafanta baguye mugore nkunda monza ku hano mutima umuhungu bamumereye nabi amenyo nuko nguko mu bigenza se abakobwa aze jita uri kwiyumva gute nk'abahera nje amafaranga nyakura mu bazungu mu bazungu ya ngurana n'abazungu ya mu banyarwanda ya muri kuvuga ngo nengo zonda tkanguka pe Sejita baragukora ugahita neza ubinuze nkahita ubura ukoma nanakanguka nkaba muzima ahubwo Eh? ubundi sheri wanjye Mm. iyo turi kumwe ndasinda ariko ikimara kunkoraho mbita mba muzima ubu tayari ndakangutse ndi muzima meze neza yugo akaga fanta barakazanye sha kabakobwa ibyo muza ndamutekereza amarira kuzura amaso ngo ndayibona ikangurura iyo ndi mu rusengero ndayibona araruguruka iyo ndi mu rusengero ririmo mureba shiri wawe araruguruka ye uzi gukunda umukobwa wo mu Burundi kazi akugira ibanga pagaze mu kuji wabo jya be wowe umenye ngo washatse umugabo muzima ureke babandi batazi uko gutamo nge nzemera n'inzovu bakuyemo nabandi barahiye banzovu ndabatwitse banoheri ndabatwitse barabafupi n'abandi ndabatwitse kuri Naomi wanje bajye bamenya ko ndi jitavu nge nzemera nireke imitungo yanjye yose ariko bebe mutsindi jitavu ku cyangwe hano rwose ameze neza satsindiye icyana urankunda yego tayari amafaranga kari kubyanga jita wasanga zisubira be ntabwo wabinkora ndimo ndagushora amafaranga wa mukobwa numva nuzanira agahinda nzemera shora amafaranga nzemera wisohokane aya mbere dore aragiye jita aya mbere aragiye miliyoni 3 yes be nuzanira agahinda chere wanjye ukinkora ntabwo ibyo tubigenderaho ndatuje ukimara kunkoraho amahane uburakari n'imbaraga nayo ifite zose zihita zirangira nahita mpinduka umusinzi so rero turi kugana ku musozo rero yego twigendere tureke abanyamakuru twigendere murigendeye reka ngwangurutse sheri wanjye
fanta yanjye Komeza uretse- arahita. uretse- uretse. Mugiye- Urya mugiye nahaze. guca isheni? Okay. Okay, kangera akanya. mukaba murigendeye munsizi hano ukuntu uzi kuri iri zuba ari gupfa asebye byamuhambuka amapantaro iyo uri kumwe n'umusheri Manura w'umupira gutya yego nta kibazo. bamanura gutya Manura umupira. uzanyigisha n'ukuntu bazaza bambara Utandukanye. yego sheri wanjye Uracumbagira. jega iyo turi kumwe ibintu byose bihita bihinduka nkungo nari ndi muzima none mbise nangira gucumbagira Naomi sheri noza rwose wumve ngo Ntukicuze. yego ntago nzigera nicuza sheri yega Yesu gukubeye nzaza nkwemera wisohokane ariko ikintu utazangora ntuzaneza abagabo bari hanze hano njya kubona babaga batangiye kukubwira ngo za nzovu zagigiye Mamagare kapu nta kibazo. hamagara kabu hajya ninde kabu ni umuntu ugutwara mu rugo Oya, kapu nyine ni taxi voiture. yahamagara kabu kugeze ubu ugiye kwisohoka ugiye kwita ujya mu rugo ubwo ngenda ndaza kuza Ugiye nyuma kujyana nk'agafata. Ah, ahubwo ivide ry'abandi. Okay. bisi rijyana turaryishyura shiri ngo Okay. cyenta ubwo ibindi turaza kuvugana kuri telefone Cyane.